Data twese ushobora byose turagushimye kandi tuguha icyubahiro shyirwa hejuru n'amahanga yose. Inama Pawulo yatugiriye ndetse n'ijambo ryawe wavugiye muri we, kuko iminsi irushaho kudusatira natwe turushaho guterana kwera, tubwira n'amagambo yurutsanya imitima kandi tunahumurizanye, twibukiranye ku rugendo rukomeje kandi ibyiringiro tugomba kubigwiza muri twebwe. Turasenze twinyungu bane natwe muri iri teraniro, ijambo ryawe tugiye kumva mwami Imana rigere ku mitima yacu rishyike kandi ribone uburuhukiro muri twebwe. Bidutere kubana nawe ndetse no gushikama no gukora inshingano uko bikwiriye. Ganza kandi utegeka muri byose mu izina rya Kristo Yesu urakoze, amen. Yesu ashimwe bene data. Turanezerewe kandi dushima Imana ikomeje kubana natwe aho tugeze ku munsi wa 58. Ejo turatangira 59. Ubwo turimo turasatira aho dusigaje iminsi 30 tukaba dusoje iyi porogaramu. Rero dushima Imana kandi dushimiye abayobozi b'iyi gahunda barimo badufasha muri cyumweru, kandi dushimiye n'ababwirizabutumwa beza Imana yaduhaye barimo batwigisha ijambo ry'Imana. Rero munyemerere uyu munsi duhe ikaze Reverend Dr. Cedric kugira ngo umwanya we atugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima. Rero ikaze kandi kuri buri wese. Imana twese duhana umugisha. Rero ni karibu umwigisha wacu, umwanya ni uwawe. Amen, amen. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizere ko mwese muri amahoro kandi murimo kuryoherwa no gusoma ijambo ry'Imana, kandi nizere ko hari impinduka turi kubona, kuko ijambo ry'Imana si ukuryumva gutyo. Yakobo yaravuze ngo iyo tubikoze gutyo ngo tuba twishuka, kubera ko tugomba kuryumva tugahita twitegura kubishyira mu bikorwa, nibwo mu by'ukuri rigira impact mu buzima bwacu. Rero nizere ko Imana irimo kubafasha no kubakuza mu buryo bwose, kugira ngo ijambo ry'Imana ntiribe iryo gusoma gusa, ahubwo riribe irikora ku buzima bwacu. Rero nk'uko mwabibonye kuri gahunda, tugiye kuganira ku kiguzi cy'umuhamagaro w'Imana. Nigeze gukorera ahantu umurimo w'Imana muri paruwasi imwe, abantu bari baranyise Yeremiya. Hari uwabyumva bikamusetsa, ariko biroroshye. Iyo bavuze Yeremiya hari ibintu bitatu uhita wumva: umuhanuzi wari ufite ubuhanuzi bukomeye, bukakaye, buremereye. Hanyuma kandi umuhanuzi warize amarira, kuko afite n'igitabo cyitwa Icyamaganya. Hanyuma kandi umuhanuzi wahuye n'ibihano byinshi by'umurimo. Hari ibihano, ariko kandi hari no gutotezwa. Yahuye n'ubuzima budasanzwe mu gihe cy'ubuhanuzi bwe. Rero kuvuga ikiguzi cy'umuhamagaro, umuntu akoresheje Yeremiya ni urugero rwiza, kubera ko hari abahanuzi bandi bahanuye mu by'ukuri bagira igikundiro, baremerwa, banarakundwa. Burya Yesaya ni umuhanuzi kabisa wagize ibihe byiza mu guhanura. Hanyuma hari na ba Daniyeli, twumva amateka yabo nka Daniyeli yari umuntu wari imperiyo, so we kabisa yari ameze neza. N'ibyo gushyirwa mu rwobo rw'intare kwe, burya twanarabisomye, twagiye tubireba, kubona umwami arara adasinziriye kubera ko Daniel bamushyize mu rwobo rw'intare. Ibyo bwabyo ni ikintu cyiza, umuhanuzi
ashobora kubona umwami kumva bimubabaje nubwo yakoze ikintu runaka. So rero Daniyeli mu by'ukuri yanezerewe n'ubuhanuzi, n'aba Ezekiyeli n'abandi. So Yeremiya rero afite ikintu kidasanzwe, in fact afite ibintu byinshi ushobora gushyira ku kiraro cya Yesu ukacyambukiraho. Reka twumve icyo Bibiliya ivuga ku muhamagaro kugira ngo turebe ukuntu tubihuza n'ibya Yeremiya. Abafite Bibiliya zanyu mwareba Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 8 dore ku murongo wa 34. Dushaka gusa kugira ngo iyi scripture ize iba nka supporting scripture idufasha gusobanukirwa neza ibya Yeremiya. Ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubuzima bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se. Mwakire neza ijambo. Yeremiya rero ni urugero rwiza rw'aya magambo mu by'ukuri Yesu yavuze. Yego n'intumwa nazo zagiye zica muri ibi bihe bidasanzwe, ariko kiriya gihe abahanuzi mu by'ukuri wasangaga ari abantu b'ibitangaza. Ufashe nka ba Eliya, ugafata Elisa yari umuhanuzi w'ibwami, abantu bose bamwemera ari igitangaza. Bitandukanye na Yeremiya. Yeremiya Imana ijya kumuhamagara, wumve nawe ikintu gitangaje. Igice cya 1 umurongo wa 1, amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benjamini. Yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ye. Ryaje kandi no ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda. Igihe ab'i Yerusalemu bajyanywe ari imbohe mu kwezi kwa 5. Iyo ukarikiratinze neza, nahoze mbikarikiretinga ndeba uko izi ngoma zingana, nari narasanzwe mbinyuzamwo amaso, ariko nabaze imyaka Yosiya yamaze, hanyuma nkuramo 1/2 cyayo, hanyuma mbara imyaka Yehoyakimu, kuko Yehoyakimu ubundi yitwaga Yehowahazi, yari umuhungu wa Yosiya. Hanyuma Farawo barangije turacya mu gitondo nyine ahitamo kumukura. Ababikene bazarebe mu bami ba kabiri guhera ku bice 24 kuzamura, uhita ubibonamo neza. Farawo rero yahise yimika witwaga Eliyakimu, ahita mwita Yehoyakimu. Yehoyakimu rero yasimbuwe na Yehoyakini. Yehoyakini asimburwa na Sedekiya. Narabaze, nakomeje kugenda mbibara, nsanga exactly ni nk'imyaka 41 urebye. Yosiya rero uyu Yeremiya yahanuye mu gihe cye, yakoze ibintu byiza, ariko arangije akora ikosa rimwe. Mu by'ukuri mu gihe cye yasenye ibicaniro bya Bayali n'izindi mana, ndetse ni nacyo gihe igitabo cy'amategeko cyabonywe barakimuzanira,
bakimuzaniye arasoma yumva koko harimo ibintu biteye ubwoba by'uko Abisirayeli bazajyanwa ari imbohe. Hanyuma arangije ngo ashishimura imyenda, ahamagaye n'Abisirayeli kwihana. Mu by'ukuri yakoze ibintu biremereye, ariko arangije akora ikosa, yinjira mu bintu bitamurebaga. Muri iki gihe uburyo bwa geopolitike, Asiriya, ubwami bwa Asiriya bwari bumaze kwigarura isi. Iyo tuvuga isi ubwo ni kiriya gihe, bishoboka ko hari ibice batabaga bageramo, ariko Siriya yari super power muri kiriya gihe. Sorry, nako Ashuri. Noneho ariko hakaba harimo heguka ubundi bwami buzira butari bwakomera bw'i Babuloni. Noneho batangira kujya muri kompetisiyo nyine zo gupezanya. Noneho ariko Egypte ikaba nayo yari isa n'irwaye Ashuri, bashaka ko no bava kuko na Egypte yashakaga nayo kuba super power n'ubundi, kuko n'ubundi yari isanzwe iri super power, ariko iza kugenda yorohaho gato. Noneho mu gihe umwami wa Egiputa yitwaga Neko agiye gutera Abasiriya, dore rero ikintu cyabaye, Yosiya yaragiye ajya kwivanga muri izo ntambara, ahita nawe ajya gutera Egypte. Agiye gutera Egypte, finally agwa muri urwo rugamba, baramwica. Noneho niko umwami wa Egiputa gushyiraho umwami ashaka. Guhera Yosiya ibintu byose byahise biba up and down. Ibintu yari amaze gushyira ku murongo byose byahise bijya hasi. Umwana we Yowahazi, biravuga ngo akora ibidashimwa n'Uwiteka. So ni ukuvuga ngo yahise afata ibintu byose ise yari yarakoze, amaze gutunganya ibyo mu rusengero, bamaze no gusana urusengero, bamaze no gutanga amaturo, ku buryo abatambyi bari bagarutse mu rusengero kubera ko noneho bari babonye ikibahemba. Umwana we ahita abisubiza. So in between, Yeremiya yaje guhanura close nkamo hagati, nyuma y'uko bamaze kongera kugarura abatambyi, kubera ko iyo turebye Yeremiya yari uwo mu muryango wa gitambyi. Ariko muri iki gihe abatambyi benshi, kubera ko bari baratatanye, kuko abami bagiye batita ku bintu byo mu nzu y'Imana, bakabirukana bakabica. Noneho bahitamo, abenshi bari barahungiye mu gihugu cy'i Benjamin. Wibuke ko abatambyi, nk'uko twabibonye muri introduction, nta gakondo yindi babaga bafite. Noneho muri iki gihe rero cya Yosiya yongera arabagarura, bongera guhembwa, bongera gufatwa neza, bagaruka mu rusengero. Iki gihe rero bishoboka ko ari cyo gihe Yeremiya nawe noneho yazanywe. Ariko kandi muri iki gihe Yeremiya aracyari muto cyane, ntabwo batubwira ngo yari afite iyi myaka, ariko iyo urebye ku murongo wa 6, Uwiteka ahamagaye Yeremiya aramubwira ati, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Yeremiya rero ahawe iyihe misiyo? Ku murongo wa 9, Uwiteka arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto.
waho. Nta wundi muhanuzi, nta wundi muhanuzi. Tumaze igihe dusoma Bibiliya, muzarebe murebe undi muhanuzi Imana yahaye misiyo nk'iyi iremereye ikakaye. Ibyo bivuga ngo iki rero? Yeremiya akibyumva agomba kwitegura ko akazi kamuri imbere ari akazi katoroshye. N'ikintu kigusetsa rero, Uwiteka nawe amaze kubimubwira, kubera ko azi ko misiyo amuhaye idasanzwe, arangije aramusobanurira, arangije n'igitangaje amuteguza ibyo azahura nabyo, kugira ngo amenye ngo nyine nta kundi, ni ikiguzi cy'umuhamagaro. Ku murongo wa 17 ngo nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose, ntibagukura umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo, kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byabo n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. The beginning, umurimo we ugitangira, Uwiteka ahise anamuteguza ko bazamurwanya. Nawe baze, Uwiteka araguhamagara. Uko tuzi abantu benshi iyo bahamagawe inshuro nyinshi, hari igihe ahawe impano runaka, ahawe umurimo runaka, abenshi hari igihe bahita babigira nyine something to enjoy. Ariko Yeremiya we guhamagarwa kwe, Uwiteka ahise amuteguza ko bazamurwanya, atazigera agira umutuzo mu muhamagaro we. Ariko Uwiteka mu isezerano ati rwose ibintu we nushikama ukavuga ibyo ngutumye, njyewe nzakurinda, nzakurokora. Umuhamagaro rero wa Yeremiya mu myaka 40 yegera 41, mwumva ibintu bitangaje ku muhamagaro we. Icya mbere, yavuze ubutumwa ntawe umwumva, kandi avuga mu izina ry'Uwiteka. Yaranzwe mu baturage basanzwe n'abakomeye baramwanga. Ubuhanuzi bwe nta cyubahiro yigeze ahabwa. Urebye twabivuze, abandi bahanuzi hari ukuntu bagiraga ka privilege, ariko kuri Yeremiya reka shwida. Icyongereye kuri ibyo, Yeremiya yari umukene, nta butunzi yari afite, kubera ko abandi bahanuzi wasangaga afite umwanditsi ahita ahagurukana nawe, ariko Yeremiya byamusabye inzira ndende kugira ngo azagere kuri Baruki amubere ascribe, umwanditsi. Yeremiya yafunzwe inshuro nyinshi, ndetse kugeraho hari n'igihe yafungiwe mu rwobo rurimo isayo. Iyo urebye mu gice cya 11, noneho bajya mu tudetaye tumwe. Abaturanyi baramwanze, baramugambanira, umuryango we waramujugunye uramuta, mu gice cya 12. Mu gice cya 20 na 26, abahanuzi n'abatambyi bo ubwabo baramugambaniye, bo ubwabo baramufunga, baramufungisha. Abitwaga inshuti ze bumvise ibintu ari guhanura, bumva ari ibintu ibi bintu birakabije, birarengereye, baramujugunya. Noneho abami yakagombye kugira inama abari bo babimbarutso yo kwangiriza ubuzima bwe noneho bwa nyuma. Igihe cyose rero yamaze ahanura, ntabwo yigeze agira inshuti, ntabwo yigeze agira sapota n'umwe ushobora kuvuga ngo Yeremiya ibyo uri kuvuga ndabyemera. Ariko kimwe mu kintu ngewe cyampaye isomo, igihe cyose iyo ngarutse kuri Yeremiya,
tuvuga ubutumwa umuntu akitunganya ntabwo bumvise ibyo navuze, bampinze, basuzuguye, bantesheje agaciro n'ibindi, ariko it's amazing. Yeremiya arimo aravugana, arabizi neza ko ari Imana iri kumutuma, yamutuma abantu bagahakanya ibyo yamutumye. Noneho igihe ireba nawe imyaka 40 hafi 40 yamaze yose, yagize 2 converts, abantu 2 bonyine nibo bahindukiriye ibyo wumvise, Baruki wabaye umwanditsi we na Ebedimeleki w'umunyetiyopiya wabaga ibwami, nibo bantu bonyine bumviza ati nyamara banza Yeremiya ari kuvuga ibintu bizima. So nawe reba imyaka 41 igeraho ukavuga ubutumwa urimo uvugana n'Imana, utari wabona umuntu n'umwe ukwemera. Twibaze kuri uru rubuga ngo ari wowe byagenda gute? Kugira ngo umuntu yumve uburemere bw'ibi bintu, reka dufate urugero nko mu gice cya 26 umurongo wa 7. Nuko abatambyi n'abahanuzi n'abantu bose bumva Yeremiya avugira ayo magambo mu nzu y'Uwiteka. Bande? Abatambyi, abahanuzi n'abantu bose, ni ukuvuga ngo ni ingeri zose, bumva ubuhanuzi Yeremiya yari amaze kuvuga. Yeremiya amaze kuvuga ibyo byose, Uwiteka yari yamutegetse kubwira abantu bose, abatambyi n'abahanuzi na rubanda rwose baramufata bati, turakwica nta kabuza. Kuki wahanuye mu izina ry'Uwiteka uti, iyi nzu izahinduka nk'ishiro, n'uyu murwa uzaba umusaka udatuwemo. Abantu bose bakoranira kuri Yeremiya mu nzu y'Uwiteka. It's amazing. Mu by'ukuri ibyo Yeremiya ari kuvuga, warabizi ko ari kuvugishwa n'Imana. Arabizi ko Imana ari iri kumubwira ngo genda uvuge ibi bintu, ni njyewe Uwiteka. Ariko arabivuze, abahanuzi bahari niba koko bavugana n'Imana, bakagombye kumenya ko Yeremiya ari kuvugana n'Imana. Ariko ntabwo, kuko nabo bari barataye umurongo. Abatambyi the same. None wumva ikintu gisetsa, n'abantu bose. Ariko nawe n'uyu munsi ibi bintu bya Yeremiya ubibonye, wabiha logic. Uburyo bumwe, aba bantu ntabwo biyumvishaga uburyo inzu Imana yiyubakiye ahantu haba isanduku y'Uwiteka. Ni gute ahantu hagiye gusenyuka haba amateka, kandi Uwiteka mu bahanuzi bwatambutse yaragiye ihashimangira, ikanabisezeranya Dawidi ko ubwami bwe buzakomera iteka ryose. None Yeremiya, wowe ni gute uri kuza kuvuga ibitandukanye n'ibindi? Ariko icyo Yeremiya ari kuvuga, interpretation yacyo iroroshye. Yatangiye abereka impamvu, ni nabyo biri mu by'Imana yagiye ivuga ihora Abisirayeli. Igihe isanduku y'Uwiteka yanyazwe ikajyanwa mu Bafilisitiya, n'ubundi hari ikibazo gisa n'ikiterike. Abantu Abisiraheli bavuye mu bunyage, ngo bagezeho barangije ngo bibagirwa Uwiteka, bavuye muri Egypte, bavuye mu buretwa, ngo baraje bibagirwa ngo Uwiteka, ngo bibagirwa n'amategeko ye. Abica amazi bajya mu zindi mana. Uwiteka ati okay, buretse mbere kuko kutangira bisa. So the same, isanduku n'ubundi yigeze kuva muri Isirayeli iragenda, icyo gihe urusengero rutari kubakwa. Ni illustration nziza y'uburyo Imana iri guformulating ikindi kintu, kubabwira ngo kungira nk'isanduku iri hariya, ariko ntari mu mitima yanyu ntacyo bimariye. So kandi nibwo buhanuzi Yeremiya atangiriraho. Ahubwo icya mbere
mwajugunye Uwiteka, amategeko yayo mwayatesheje agaciro, mwagiye mu bigirwamana, mwibagiye guca imanza zitabera. Ibyo ni ibyaha bibahama Uwiteka ashobora guhagararaho akabahana. Noneho aba bantu ntabwo bari kureba kubera ko baracyafite ibyirato. No, hano niho Uwiteka ari, niho Uwiteka akorera, rwose ntacyo twaba, baracyafite mwako kantu kandi bamaze guta ibyo Uwiteka akeneye. Ntabwo rero bashobora kugira uwo mutima ubajajinga ubabwira ngo ni koko mwataye inzira, Uwiteka ashobora kurivasinga yarangiza akabahanira ibyo byaha byanyu. So kugeza rero muri iki gice nababwiye, abantu baracyafite ako kantu ka pride. Yeremiya ibyo ari guhanura ntabwo abizi, ntabwo azi uburemere bw'uru rusengero, ntabwo azi uburemere bw'uyu murwa. Hanyuma bati turakwica, ariko did he stop? No. Hari urundi rugero, hari umuhanuzi ubwo nyine nawe wari ugezweho mu gihe cya Yeremiya, ariko we mwumva ibintu yahanuraga, kuko yahanuraga iby'amahoro, ariko ari guhanura iby'amahoro mu bantu bamaze gutakaza Uwiteka, bamaze kumushyira ku ruhande. 28 ngo nuko mu mwaka Sedekiya umwami w'Ubuyuda agitangira kwima, mu kwezi kwa 5 k'umwaka wa 4, Hananiya mwene Azuru umuhanuzi wahoze i Gibeyoni abwirira mu nzu y'Uwiteka imbere y'abatambyi na rubanda rwose ati, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuze iti, naciye uburetwa bw'umwami w'i Babuloni. Imyaka 2 nishira nzagarura aha ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose, ibyo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yakuye aha akabijyana i Babuloni. Kandi Yekoniya mwene Yoyakimu umwami w'Ubuyuda n'imbohe zose z'Ubuyuda zajyanywe i Babuloni nzabagarura aha, kuko nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babuloni, niko Uwiteka avuga. Maze umuhanuzi Yeremiya abwirira umuhanuzi Hananiya imbere y'abatambyi n'imbere ya rubanda rwose rwari ruhagaze mu nzu y'Uwiteka ati, birakaba Uwiteka azabigenza atyo. Uwiteka asohoza amagambo yawe wahanuye yo kugarura ino ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose n'abajyanywe i Babuloni ari imbohe. Ariko rero wumva ijambo ngiye kukumvisha, wowe na rubanda rwose. Abahanuzi ba kera batubanjirije twembi bahanuye iby'intambara n'iby'ibyago n'iby'icyorezo, biraba mu bihugu byinshi no mu bwami bukomeye. None umuhanuzi uhanura iby'amahoro, ijambo rye nirisohora niho azamenyekana ko yatumwe n'Uwiteka kuko. Hananiya aheraho akura bya biti by'imbago mu ijosi ry'umuhanuzi Yeremiya arabivuna. Maze Hananiya avugira imbere ya rubanda rwose ati, uku niko Uwiteka avuga ati, imyaka 2 nishira, uko niko nzavuna uburetwa bwa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, nkabukura ku ijosi ry'ayo mahanga yose. Nuko umuhanuzi Yeremiya arigendera. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya. Umuhanuzi Hananiya amaze kuvuna igiti cy'imbago cyari mu ijosi ry'umuhanuzi Yeremiya riti, genda ubwire Hananiya uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, wavunaguye imbago y'igiti, ariko uzakora iz'ibyuma mu cyimbo cyazo, kuko uko ari ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, nshyize imbago y'icyuma mu majosi y'ayo mahanga yose kugira ngo akorere Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Aha, mu yandi magambo rero, hano Yeremiya Uwiteka yaramubwiye ati, rero fata ibiti by'imbago bishyire mu ijosi, hanyuma ugende ubwire ab'i Buyuda n'umwami ko
n'andi mahanga, ngo ubifate unabyohereze no mu yandi mahanga, ubabwire ngo mwese mugomba gukorera umwami Nebukadinezari, kubera ko niwe nyine igihe cye cyageze cyo kugira ngo ayobore isi. Noneho ku Bisirayeli icya mbere ni igitotsi kumva umuntu w'Umuyisirayeli, umuntu w'Umwisirayeli mugenzi wabo ari guhanura ngo bakorere umwami w'umunyamahanga. Nawe kubyumva biragoranye. Njya nishyira mu cyimbo cy'aba bantu, nanjye bishoboka ko iyo Yeremiya aza kunzanira ubuhanuzi ngo ntari kubyibaza, umuntu koko wo muri Isirayeli mugenzi wacu, Imana niyo iri kumubwira ngo nagende ajye guhanurira umuntu w'umunyamahanga adutange kweri koko mu buhanuzi? Biragoranye. Ariko hariho umuhanuzi wari ugezweho witwa Hananiya, yari amaze igihe nyine abahanurira uburyo igihe kigeze, kubera ko icyiciro cya mbere cy'imbohe cyari cyaragiye. Turabizi ko iza mbere zaragiye, noneho umwami w'i Babuloni aragaruka agota umurwa wa Yerusalemu wose n'urusengero, noneho arasenya akuraho umwanda byose. Noneho Hananiya arimo arahanura ati igihe kizagera mu myaka 2 yonyine Abisiraheli bazagaruka ndetse n'umwami bazagaruka, bazarekurwa bagaruke, ndetse uburetwa bw'umwami w'i Babuloni buzashira. Yeremiya arangije araza ati ibyo urimo guhanura urabizi? Hananiya arangije ngo ahita afatana zamago azita zicagagura zikora dore ukuntu k'uburetwa burangiye. Yeremiya arangije aramwuri, none amwuririye hagati y'abantu, hagati y'abatambyi. Ubwo nyine bo barimo barumva umuhanuzi wabo ukunzwe ubabwira iby'amahoro. Yeremiya aragarutse abazanira ubundi buhanuzi buhahamuye kandi buhamuye kuri ba bantu bari bagiye kumwica mu minsi yashize. None aragarutse nanone afite bwa buhanuzi. Bantu b'Imana reka nkubwire, iki ni ikigozi kidasanzwe pe. Ino kubitinyuka, abantu bari bamaze iminsi bagiye kukwica, nanone ugaruye the same prophecy. Yeremiya rero ubuhanuzi bwose afite, aza kugera igihe abona umwanditsi Baruki arangije arabufata abushyira mu gitabo. Maze kubushyira mu gitabo, igitabo bakijyana ku umwami kugira ngo agisome yumve ibyo bintu birimo. Umwami asomye arangije yumva birakabije, arangije ngo afata igitabo aragitwika. Amaze kugitwika, Imana ibwira Yeremiya ngo ongera wandike. Noneho ku murongo 36:28 ngo ongera wende undi muzingo uwandikemo amagambo yose yari mu muzingo wa mbere uwo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse. Igitabo yongeye guhera ku murongo nanone arandika. Noneho haza kuvuga ikindi kibazo. Bigeze aho Sedekiya abona ibintu biramukomeranye, arangije aza gufata Yeremiya aramwihererana ati mbwira rwose ntacyo ndakugira, mbwira ibintu ko bidukomeranye, urangira iyihe nama? Yeremiya asubiramo ya magambo. Bantu b'Imana reka nkubwire, reba abami bose amaze guhagarara imbere, yarafunzwe, yarakubiswe, yebaba we, nanone agomba gusubiramo ya magambo kuko yabwiwe n'Uwiteka ati guhitamo konyine ufite nuko wishyira mu biganza by'umwami w'Abayuda. Yebaba we, nanone arimo arabisubiramo kandi arabizi ngo aha hantu niho hari ikibazo, kuko arimo aravuga ubuhanuzi aba bantu badashaka. Icya mbere yatangiye ababwira kwihana barabyanga, kuko rero babyanze kuri Yeremiya na experience z'abahanuzi ba mbere, uwanze kwihana ahura n'igihano cyo kutihana.
banze kwihana, banze noneho no kwemera ubuhanuzi. In fact buriya ukoze judgment hano, Yeremiya yabwiye Sedekiya ati rero uramutse wishyize mu biganza bya Nebukadinezari byatuma atarimbura adasenya umurwa w'i Yerusalemu, byatuma atahasenya, kubera ko niba umwami agihari biravuga ngo haracyari resistance. Kiriya gihe iyo umwami yabaga amaze gupfa bamufashe, ubwo nyine byabaga bivuga ngo igihugu muragifite, mwamaze gutsinda. So kandi Sedekiya yari yaratangiye kugira utuntu twa resistance, kubera abandi bahanuzi b'ibinyoma bamubwiraga bati reka shwida iryo kosa utazarikora, ibi bintu Yeremiya ari kuvuga ni ibinyoma, ntabwo bishoboka. Ibyo rero kubihagararaho kwe bituma Yerusalemu umurwa wose usenywa. Nyuma y'iki gihe rero Yeremiya baramufashe bamushyira mu nzu y'imbohe, baramufunga kugeza igihe banamutoteje batari ko ubu koko wakagombye no guhindura n'ibintu uri kuvuga, ibyo uri kuvuga urumva we bishoboka, bishyire muri logique. Imana niyo yubakishije aha hantu, hanyuma niyo igiye no kuhasenya. Muri logique z'abandi bahanuzi n'abatambyi n'abandi ushobora kubyumva, ariko muri logique ya realite y'uko bamaze gukora ibyaha nabo bari bakagombye kubyumva, kubera ko buri gihe Imana yagiye ikora ibi bintu, ntabwo bwari ubwa mbere Imana yabatanze mu maboko y'abanyamahanga kubera ko bananiwe kuyumvira. Ni ayahe masomo rero dukura muri ibi bintu bya Yeremiya kugira ngo tugaruke kuri ya topic yacu y'ikiguzi cy'umuhamagaro? Yeremiya nahoze nkora etude biblique, ndavuga nti Imana yo mu ijuru, iyi myaka yacu ikeneye ba Yeremiya, umuntu ushobora guhaguruka akajya ibwami akavuga ngo ibi bintu si byo, nta bwoba. Umuntu bashobora gutoteza ntahindure ubuhanuzi, ntahindure ijambo ry'Imana. Umuntu bashobora kubwira logic ntayihindure kubera ko yabwiwe n'Imana, ari very sure. Iyi si uyu munsi irimo iraterwa n'ikintu kiremereye. Abantu bari kuba abahanga cyane, baba abahanga bakumva Bibiliya n'ijambo ry'Imana biri cheap, hari ibintu kabisa bitavuzweho, cyangwa Bibiliya hari ibintu yasize yari yakagombye kuvugaho. So bati Bibiliya ni igitabo rwose kiri impolite, kivuga ibintu bimwe ubona bitari byiza, none rero reka tugihindure, reka turebe uburyo hari ibintu bimwe twagororamo. Hari akantu nigeze mbona k'umupapa umwe wavuze ijambo ritabaye ryiza, ashobora kuba yararivuze politikare, ariko rigira impact ku bantu benshi. Ati Bibiliya nitwe twayanditse, bati no kuyikosora twayikosora. Papa, ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari mwe mwanditse Bibiliya, nta nubwo mwanayikosora. Yeremiya yarayikubitiwe. Yeremiya kugira ngo iki gitabo dufite uyu munsi yaciye mu nzira ziremereye kugira ngo kibeho, baragitwitse arongera arandika. Mose amategeko y'Imana yavuye ku musozi yarakaye, arangije arayamena. Uwiteka yongera amusubiza ku musozi. Aya kabiri Uwiteka yaramwicaje kompulitire, arandika kubera ko aya mbere yari yayamenye.
kubera iki? Kubera ko Imana iha agaciro ibintu bizagira imbaraga mu buzima bw'abantu ibinyejana n'ibinyejana. Tugarutse rero kuri rya jambo kugira ngo tubizingire hamwe, noneho tubifatire umwanzuro. Rya jambo twasomye Yesu yavuze ku kiguzi cy'umuhamagaro cyangwa ikiguzi cyo kumukurikira. Yavuze ibintu nka bitatu. Icya mbere yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Icya kabiri yikorera umusaraba. Icya gatatu abona nkurikire. Ni ukuvuga ngo mbere yo gukurikira Yesu, gukurikira Imana, habanza kwiyanga, warangiza ukikorera umusaraba. Kwiyanga ni iki? Hepfo aravuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Biravuga ngo kwiyanga ni ugufata ubuzima bwawe ukabwiyambura ukabuhereza undi muntu. Uko niko kwiyanga. Ufashe ubuzima bwawe kuko wowe urimo urabubona ko mu by'ukuri nubwo waba utunze, nubwo waba ufite ibiki, ntacyo mu by'ukuri biri kukumarira. Ukabufata ukabwiyambura ukabuhereza undi muntu, ukabuhereza Yesu. Hanyuma kwikorera umusaraba ni ukwakira uburyo yemeye kubaho. Umusaraba ntabwo najya muri detaye z'iki kintu, ahari tuzagira igihe cyo kukivugaho. Umusaraba icyo ari cyo, impamvu hano Yesu akoresha iri jambo kwikorera umusaraba, kuko ku munsi wa nyuma nawe yarawikoreye, kandi kuwikorera niho havuye ubuzima bwacu bwose. Imana ishimwe cyane. Yeremiya rero iki nicyo kintu yakoze. Agihamagarwa, Imana yamubwiye umuhamagaro w'uko uteye. Yeremiya abyemera azi uburemere bw'umuhamagaro agiye kugira. Ntabwo Imana yigeze imuhisha. Natwe uyu munsi ntabwo Imana iduhisha. Gukurikira Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye. Icya mbere, hari ibintu byinshi tuba dukunda, hari ibintu byinshi biba byarafashe ubuzima bwacu, byarabaye nk'ishapure ya buri munsi. Hanyuma kanza kakubwira ngo ibi bintu rero banza ubishyire ku ruhande kugira ngo tugendane. Ngewe ntabwo ngendana n'abaremereye, ngendana n'abamaje gufata bya bintu bakabyoroshya kugira ngo bagende urugendo, kuko uwikoreye byinshi aruhira mu nzira kandi aruha kare. Iyo niyo number one. N'uyu munsi we are sure Yesu yatubwiye ku buryo buri clear nk'uko Imana yabwiye Yeremiya agitangira. Natwe Yesu yaratubwiye clear, mu isi icya mbere muzagira umubabaro, ariko ashyiraho isezerano, muhumure nanesheje isi. Agiye gusezera ku bigishwa ati igihe kizagera ubwo umuntu uzabica uzabagirira nabi bizaba bimunejeje, azi ko ari gukorera Imana. Bazabica, bazabirukana mu masinagogi n'ibindi. Uwo muhamagaro ntaho wagiye, up to today uracyahari. Impamvu ubutumwa bwiza bugifite imbogamizi uyu munsi ni uko abantu batiteguye uwo muhamagaro. Twakira Yesu, but we are not ready to face the cost. Ariko the cost is very clear cyane. Guhamagarwa si ugukina, kubera ko icya mbere ugiye mu rugamba rwo kurwana na Satani. Satani azakurasaho, ni wowe gipimo cya mbere. Urumva ugiye kurwana na Satani, hanyuma ugiye kurwana nawe ubwawe. Ye baba we,
Pawulo yavuze urugamba tugendana narwo rwamwe imbere wacu. Kamere irabyuka mu gitondo ati ndashaka ibi, ukaba ugomba kurwana urugamba rwo kubwira kamere ngo oya urabishaka, ariko umwuka ntabwo abishaka. Hanyuma hari n'urugamba rwo kurwana n'ibituzengurutse. Urabyutse mu gitondo uragiye, hanyuma ubonye ahantu hari agafaranga kandi hari ukuntu wakora amanyanga ukakageraho, kubera ko nawe ukeneye iterambere, nawe ukeneye kubaho ubuzima bwiza. Ntangiza ati we hano kabisa ngiye kurambura akaboko. Hari ababyita ngo akaboko karekare, ibyo ni bimwe. Reka tu simple. Hari n'ikindi mu bidukikije, harimo abo tureba ukabona umukobwa mwiza atambutse hariya n'inuza, kamere yarangiza ikakubwira ati baba we umva reba ukuntu bigenza kabisa, umubiri ukagushikura, ariko warangiza turu rugamba ndarurwana kubera ko uru ari urusengero, ubu ni ubuturo bw'Uwiteka, ntabwo ngiye gusambana. Buriya Yeremiya Uwiteka arabizi ko abasore n'abakobwa bo hari aho bigera bigakomera. Ikintu cya mbere yamubwiye kwitondera, yahise amubuza gushaka. Nawe baze umusore ukiri muto, Uwiteka amushyire mu bantu ati reka ntabwo uzarongora. Namwe mwumva uwo muhamagaro. Bene data rero, iki gitabo cya Yeremiya ntaho gitandukanye n'ibyo Yesu yadusigiye. Ntaho bitandukanye n'uko intumwa zabayeho, n'uko abigishwa babayeho. N'uyu munsi haracyari ingorane nk'izo mu gihe cya Yeremiya. Ariko urumva Imana itanga byemera, Imana itanga impano ku buryo butandukanye, kubera ko hari abo yahaye n'ubundi uwo murimo wo kurandura. Hari n'abo yahaye umurimo wo gutera. Gusa Yeremiya we Imana yari yarabimuhaye byose at once. Ariko ibi byose Imana yahaye Yeremiya byose ni umurimo w'itorero, ni umurimo w'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntabwo agomba kureberera ibibi bikorwa hanyuma icya mbere ngo abyemeze, noneho yanarengera nawe akabijyamo. No, akazi kacu nk'abakozi b'Imana ni ako gucyaha ikibi, twarangiza tukajya no mu rugamba rwo kurwana uko natwe tutagomba kugaragara mu kibi. Ibi bintu Yeremiya byose yari abifite. Abanyanga bashatse kumushyiramo yarayahunze, yanze kuyajyamo. Bashatse kumuhereza yemwe n'ibiguzi kugira ngo ahindure ubuhanuzi, he refused, kubera ko azi Imana yavuganye nayo. Ntabwo nzi kuko hari aho byageze, urumva biramurenga. Ni umurongo abantu benshi bakunda gukoresha no kuvuga, ageze igihe ararira ati Uwiteka waranshutse ndabyemera, it was tough. Ariko ntabwo iri jambo yarivuze nk'uri kwivumbura no kuva ku Uwiteka. Muzasome neza, ntabwo kwari ukwivumbura. Ni kwa kundi umuntu agera mu gihe kimurenze akavuga mu buryo buri poetic, ari nyine kuvuga nko kuzimiza, ari kwerekana ko umurimo uremereye ariko atari uko yawutaye, kubera ko byashoboraga ko nyuma yaho abivamo kompuritere, kandi bishoboka ko hari byari kumuha amahoro, nawe yahindura ubuhanuzi, bishoboka ko yari gutuza. Ariko ingaruka nziza zavuye mu buhanuzi, bamaze kujyana bose ari imbohe. Nebuzaradani wari watumwe n'umwami w'i Babuloni yaraje, bari babizi ko hari umuhanuzi wahanuye ibintu kandi birimo biraba. Cyari igihe cye cyo guhabwa ibihembo. Mwumve rero ukuntu yamuhitishijemo. None
nakujyana i Babuloni ukamererwa neza rwose nk'umuntu wahanuye ibintu kandi ukabaho neza. Urabyumva? Ariko kandi unashaka wasigara hano tukagusigira guverineri bari bashyizeho. Arabibona Yeremiya ntabwo ashaka kujya i Babuloni kubera ko aracyafite umurimo. Uko atinda kumuzateye ati ndabibona ariko ndakuzi wowe kutajya upfa gukora ibintu. Atoke niba ushaka gusigara isigarire ariko uzasigarana amahoro yawe yose. Iki kwereka ngo Yeremiya ni umukozi w'Imana udategereje ibindi uzi umuhamagaro we. Ningiye bari kumubwira ngo ngwino tukugororere kubera ubuhanuzi bwawe, he is not ready, kubera ko ntabwo mu by'Imana yamubwiye yigeze imubwira ngo uzagenda bakugororere. Ntabwo biri mu by'Imana yamubwiye. Ibyo bituma no ku munota wa nyuma n'igihe cyo gusarura ku buhanuzi aracyari careful, ntabwo ashaka ikintu gikora butinga ubuzima bwe. Rero Imana iduhe uyu mutima mu izina rya Yesu, kandi dukomeze dufashwe no kuba abakozi b'Imana badahindagurwa n'ibihe, badahindagurwa na situwasiyo, badahindagurwa n'abantu. Ariko ikiruta byose tuba abakozi b'Imana ubuzima budahindukiraho, ibyaha byaza, ibibi byaza, natwe tukabyisangamo. Ugasanga nubwo umuntu yaba ari kuvuga ijambo ryataye agaciro, nawe yataye agaciro. Twabonye umuhanuzi Hananiya arimo arahanura, ariko mu by'ukuri yataye agaciro kugeza aho Imana itanze uburenganzira Yeremiya mwandagariza imbere y'abantu. So Imana idufashe dukomeze tugendere muri iki gihugu, kuko nyuma y'ibi byose, haleluya, hari ingororano z'abantu bakomereye mu muhamagaro. Nubwo bitoroshye, nababwiye urugamba twe uyu munsi turi kurwana rushobora kuba atari nk'urwa Yeremiya muri kiriya gihe, ariko uyu munsi naho urugamba ruroroshye. Urugamba rwo kwirwanya ubwawe, ye baba we Mana, ni urugamba mu ngamba ziremereye. Dukeneye rero ba Yeremiya mu gihe cyacu. Iki nicyo cyonyine cyatuzanira ububyutse. Va kuri bya biterane abantu bajyamo ngo bagiye mu biterane by'ububyutse, it's just nothing. Kubera ko baragenda bakajya hariya inshuro nyinshi ugasanga turi muri celebration, kandi ntabwo Imana ikeneye celebration. Imana ikeneye impinduka z'abantu bavuga ukuri ijambo ry'Imana uko rimeze. Are you ready to be part of that? Niba witeguye, Imana izagukoresha, kandi yatanze isezerano ko izakurinda. Yesu abahe umugisha. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoze iteraniro ry'uyu munsi. Imana turagushimiye, icyubahiro ni icyawe, kandi Mwami ibi byose tubona bikomeye watwohereje umwuka wera ngo atubere umufasha, kandi Kristo niwe udufasha. Paul kuba byandika neza ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ni ukuri arushaho kuduha imbaraga kugira ngo turusheho kugendera mu muhamagaro, turusheho kwiyanga, turusheho kwikora umusaraba, turusheho gukurikira Kristo, kandi icyubahiro kibe icyawe. Imana igira neza, ukomeze ubane natwe, uhe umugisha abantu bose twumvishije ijambo ryawe, dushoboze ntibibe ibyo kuryumva gusa, ahubwo turishyire mu bikorwa, ntitugahindure ubuhanuzi n'ibyo twigisha bitewe n'ibiguzi cyane ubwoba bw'ibirakurikira nyuma, ahubwo tujye tuvuga ijambo ryawe nk'uko warigambiriye, nk'uko waridutumye. Tubane n'udutererane muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro duhe umugisha wo kuturinda, igihugu gihinde amahoro, twese tubone ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen.